Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, nizere ko muri amahoro n'ubundi turi amahoro, turashima Imana, tumeze neza nk'ibisanzwe, turashima Imana kandi ni ukuri nta gikuba cyacitse muri twe, nta nk'inkuru mbi twumvise, turashima Imana mu yandi magambo, tunezererewe Imana mu mitima yacu, iba yaturinze ikatugeza kuri iyi saha tugihumeka umwuka w'abazima, nta gikuba kiba cyacitse, nta nkuru mbi yaba mu miryango yacu, yaba mu nshuti no mu baturanyi, ndetse no mu gihugu cyacu aba ari iby'agaciro iyo nta byago n'amakuba nta n'inkuru mbi twumvise. Nk'ibisanzwe rero turi kumwe na Mama Berwa muri ya masengesho yo gusengera umwaka, yo kwinginga Imana, yo guhendahenda Imana, yo gusaba Imana, yo gushimira Imana. Ejo rero twasenze isengesho ryo kwinginga Imana no gusaba Imana imbabazi uko tutagenze neza muri iyi myaka itambutse, muri uyu mwaka utambutse. Twari turimo duhendahenda Imana tuvuga ngo Mana utubabarire aho tutagaragaye neza, utubabarire aho tutitwaye neza, utubabarire aho tutavuze neza, utweze udutunganye, udukureho umugayo. Ubu rero tugiye gusenga isengesho ryo gushimira Imana imirimo n'ibitangaza yadukoreye. Ni muri urwo rwego buri muntu wese rero aba akwiriye kuzirikana ko umwaka urangiye amahoro, nta gikuba cyacitse, nta byago nta makuba. Ni iby'igiciro kurangiza umwaka, kandi nkunda kuvuga ngo naho bitagenze neza ukomere, ntabwo twabaza Imana ngo uragira ute, nibwo bumana bwayo. Bishobora kwanga uyu munsi ariko ejo bikemera, kuko nifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu. Rero ni muri ako kanya ubu tugiye gusenga isengesho ryo gushima Imana. Mureke mbabwire inshuti yanjye, kubyuka, kuryama ukabona urabyutse ni iby'igiciro, ukagenda ukabona ugafasha urugendo ugarutse amahoro ni iby'igiciro, ukabona abana bagiye ku ishuri bagarutse amahoro ni iby'igiciro. Ni amashimwe akomeye. Hari igihe umuntu ahura n'ibyago n'amakuba akibaza se ni iki nakoze, ni mbene wakwishakamo n'ikosa cyangwa se wakwishakamo n'icyaha ukakibura. Ariko muri aka kanya reka dushimire Imana, reka dusenga Imana. Imana yaturinde, Imana irakurinda, ikakurindira mu bintu ureba, ikakureba hakagira n'ibindi kurindiramo wowe utareba. Rero ni ngombwa yuko guturuka tariki ya mbere y'umwaka ukageza kuri tariki nanone ya mbere y'undi mwaka, uba ugomba gufata umwanya ukibuka gushima Imana. Tudashimye Imana twaba turi abana b'ingano. Hari abantu benshi bagiye bava muri iyi mubiri, hari abantu benshi bagiye bapfa tutarushaga ubwiza, tutarushaga gukiranuka, tutarushaga kwera. Hari abantu benshi bene namwe mwagiye mubona bitabye Imana ku myaka yabo mitoya, ku bikorwa byabo byiza, ariko bakagenda. Rero wowe niba uriho ukabona uriho uhumeka umwuka w'abazima, shima Imana ikugejeje amagingo ugihumeka umwuka w'abazima. Fata umwanya ushimire umuremyi wawe, fata umwanya ushimire Imana ndetse n'abantu bagufashije kuba muri uyu mwaka amahoro, ukawubamo unezerewe, ukawubamo wishimye. Nubwo umuntu atahura n'utubazo ariko hari abantu baba umuntu hafi. Muri urwo rwego rero inshuti za Berwa TV, nifuza yuko mwaza tugashima Imana. Niba ejo twarasenze isengesho ryo kuvuga ngo Mana utubabarire, hari aho twagenze nabi, hari aho twagendanye mu ntege nkeya, utubabarire. Rero ni nayo mpamvu dufashe umwanya wo gushima Imana. Nyavuze ngo ni urwego rw'amasengesho, dushima Imana, dusaba Imana imbabazi, tuyereka undi mwaka, tuyiragiza ibyacu, tuyereka ibyo dukeneye. Ni isengesho rigomba guhindura ubuzima bw'abantu, ariko cyane cyane dushingiye ku gukizwa neza. Birakwiriye ko abantu bakizwa neza, birakwiriye ko abantu buzura umwuka w'Imana, birakwiriye ko abantu baba mu mwanya wo gushima Imana, birakwiriye ko abantu baba abantu bihaye Imana, birakwiriye kuba umumama ushima Imana, birakwiriye kuba umupapa ushima Imana, birakwiriye yuko aho uri hose uba wumva ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana. Rero mureke dusengere isengesho tuvuga ngo Mana warakoze. Haleluya, haleluya. Tuvuga ngo Mana warakoze,
warakoze kuba tugejeje aya magingo tugihumeka umwuka w'abazima, warakoze kuba waraturindiye abana, warakoze kuba waraturindiye abatware kuba bafite, warakoze kuba waraturindiye imiryango, warakoze kuba waraturinze ukaturindira mu gakiza kawe. Imana yarakoze kuba ukibasha kuvuga imbaraga zayo, Imana yarakoze kuba ukibasha kuvuga imbaraga z'umuremyi wa Imana yarakoze. Hari benshi babivuyemo, umubwira akakubwira ngo reka nta nubwo nkeneye kumva icyo ushaka kuvuga, ariko niba ukibasha kwinjira mu nzu y'Imana, niba ukicara ugatekereza ku rukundo rw'Imana, niba ukicara ugatekereza ku mbabazi z'Imana, niba ukicara ugatekereza ku kugira neza kw'Imana, niba ukicara ugatekereza imirimo n'ibitangaza Imana ikora, ni iby'agaciro. Niba wicara waba wakosheje ukinyuramo ukamenya yuko hari ikosa wakoze, ni iby'agaciro. Imana rero nibishimirwe, nabyo ni ibyo gushimirwa. Ntabwo kuba Imana yaraturindiye imibiri yacu ni ibyo gushimirwa, ariko no kuba Imana yaraturindiye ubugingo bwacu ni ibyo gushimirwa na cyane. Hari byinshi, hari urugamba ushobora kujyamo atabaye imbaraga z'Imana ntubashe kuhikura. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo mfashwa na Kristo umpa imbaraga. Haleluya. Mwuka wera niwe utuyobora ku manywa na nijoro, Kristo niwe utuyobora ku manywa na nijoro. Imbaraga z'amasengesho nizo zituyobora ku manywa na nijoro. Hashimwe Kristo utuyobora ku manywa na nijoro, hashimwe Imana Data ituyobora ku manywa na nijoro, iturindira mu buntu bwayo, ikaturindira imibiri yacu ntiturwara izi ndwara z'ibyorezo, ikaturindira ubugingo bwacu ntitwangirike. Hari abantu ngo bangiritse, ntabwo turabera, ariko hari ibintu biba ari indengakamere. Kuba umugore w'umugabo yasambana biriya bintu aba ari indengakamere kandi afite umugabo. Kuba umuntu yaba ari umumama akajya mu butinganyi, biriya bintu ni indengakamere. Kuba umuntu yaba ari umupapa afite n'urugo akaba umutinganyi, biriya bintu ni indengakamere. Amina, amina, amina. Hari ibintu by'indengakamere Imana yagiye iturinda, tubona muri iyi si, tubona bicicikana, tugenda tubona twumvisha n'amatwi bitambuka abantu bashaka kwimarira. Kandi noneho kuri izi mbuga nkoranyambaga ugasanga umuntu yaje ari muzima ariko arangiritse, ariko twebwe turacyari mu buntu bwo kuvuga ko Imana igira neza ku manywa na nijoro, turacyari mu buntu bwo gusenga, turacyari mu buntu bwo gushima Imana. Haleluya. Aho ibayigejeje tubaye tuyishimiye. Reka dusenge isengesho rigufi tuvuge ngo Mwami Mana Data, turagushimiye ko wabanye muri uyu natwe muri uyu mwaka, tukaba tugiye kuwusoza amahoro. Tuvuge ngo turagushimiye Papa, turagushimiye. Haleluya. Turagushimiye. Tubwire Imana ngo turayishimiye. Impamvu tuvuga ngo Imana turayishimiye, yakoze ibikomeye kandi yakoze ibirenze ubwenge bwacu. Tubwire Imana ko tuyishimiye n'ukuri, kandi n'ukuri turayishimiye. Yaraturinze mu byo twarebaga. Mama, hari ibintu warebaga ukabona bitashoboka. Papa, hari ibintu warebaga ukabona bitashoboka. Mukobwa, hari ibintu warebaga ukabona bitashoboka. Musore, hari ibintu warebaga ukabona bitashoboka. Bana bato, hari ibintu mwarebaga mukabona bitashoboka. Impande enye z'isi zose hari ibintu mwarebaga mukabona bitashoboka, ariko ku Mana birashoboka. Nta kinanira Imana, ahubwo ikorera mu gihe cyayo. Mana, mu izina ryawe ryera ndakubashye, ndagushimye. Waturindiye umubiri n'ubugingo, waturindiye mu byo tubona no mu byo tutabona, wabanye natwe, warakoze. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Uyu mwaka tugiye kuzasoza watubereye Imana, watubereye ubwugamo, watubereye agakiza, watubereye umurengezi. Ndagushimye Kristo, ndagushimye Mana Data wa twese. Warandinze, wandindiye urugo, wandindiye umutware, wandindiye umwana, wandindiye abavandimwe, wandindiye ababyeyi, wandindiye inshuti, wandindiye abaturanyi. Warenze igihugu cyanjye, n'ushimwe. Wagize neza Papa, wakoze ibirenze ubwenge bwanjye, wakoze imirimo n'ibitangaza, wandindiye ubugingo, warandwaniriye untambutsa aho ntari kwitambutsa, waraneshereje. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ndagushimye rero, ngushimiye kuri Berwa TV,
inshuti zaberwa zose mwami wumve ko neruye nzishimira kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze. Waraturinze mu kwezi kwa mbere, uraturinda mu kwa kabiri, uraturinda mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda, mu kwa cumi, mu kwa cumi na kumwe uracyaturinze, kandi twizeye no mu kwa cumi n'abiri kuzaturinda. Turagushimye, turagushimye, byumve ko ngushimye mbikuye mu ndiba y'umutima, mwumve ko ngushimye. Akira icyubahiro mfatanyije n'abakuru n'ibizima n'abaserafi, ndavuze ngo urera kandi urakiranuka. Warakoze mubyeyi mwiza kubwo kuturindira mu buntu bwawe, ngakomeza ubane natwe, cyane cyane ukomeze uturindire umubiri n'ubugingo, kandi utwagurire imbago mu buryo bwose. Byambaje neza izina ryawe ryera, amen. Shalom, shalom, shalom. Inshuti za mama Berwa, ni ukuri ikintu nabisabira, mujye mushima Imana. Hari igihe umuntu asenga imyaka myinshi ariko agahora asa imbere y'Imana aganya. Ufite umwana ukajya ukamuha ariko ntazigera afata isegonda n'imwe yo kugushimira, wababara nk'umubyeyi. Niyo mpamvu mbabwiye ngo mujye mushima Imana, mujye mushima Imana. Imana ikora imirimo, Imana ikora ibitangaza, Imana igira neza ku manywa na nijoro, Imana irategeka bigategekeka, Imana irakora bigakoreka, Imana iravuga bikavugika. Imana y'amahoro nishimwe, nishimwe yakoze imirimo n'ibitangaza. Imana y'amahoro nishimwe yagize neza, Imana y'amahoro nishimwe yabanye natwe. Ni ukuri mujye mushima Imana, kandi n'umuntu wakugiriye neza ujye wibuka kumushimira. Umuntu wakuzirikanye, umuntu waguhumurije, umuntu wakubwiye ijambo ryiza, umuntu wagutekerejeho, umuntu wakugiriye neza. Nta muntu n'umwe ubereyeho mu buzima bwawe kugira ngo agire icyo akumarira. Rero umuntu nagira n'akantu na gato agukorera, ujye umushimira. Nafata n'umwanya akaguhamagara kuri telefone, ujye umushimira. Nafata n'umwanya akaza kukureba, ujye umushimira. Nafata n'umwanya akaguha 500 ye, ujye umushimira. Nafata n'umwanya agatekereza ku mwana wawe, ujye umushimira. Gushimira umuntu utamurebeye mu gaciro ke, ngo uvuga ngo ntago yarakwiriye kuma ibi, ngo ugaye. Oya, nta kugaya, kuko nta muntu ubereyeho undi, nta n'umwe, nta muntu ubereyeho undi. Shalom, shalom rero inshuti zanjye, ndabakunda, nizere ko muri amahoro, nizere ko muguwe neza. Niba unyuzwe, tugiye kujya dukora isengesho rya buri munsi. Ukuri subscribe, share na comment, tujye tubana mu gusenga kwa buri munsi. Isengesho Imana uzi kizatugirira neza mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Shalom inshuti zanjye, mukomeze mugubwe neza muri uku kwezi kwa 11, kandi muzarangiza umwaka amahoro. Mwamuri kumwe na mama Berwa. Shalom, shalom, shalom.